nkubwiraga kuri nk'uyu iwacu usibe none usibe ejo ko indirimbo yacu bayikuyemo bashyiramo inzogera. Nimucece gato twumve, nimuceceke twumve. Baratwibutsa bwa butumire bw'ingaragu ko tuzahurira i Kigali kuri communauté ya Emmanuel tukamarayo iminsi 2. ingaragu? Yego, ni ingaragu. Ni abasore n'inkumi bafite imyaka 29 kuzamura. Ndabyibutse ako kafite unarakabonye. Niba nibuka neza abatumiwe ni abasore n'inkumi guhera ku myaka 29 kuzamura, tugahurira i Kigali. Ndumva ubyibuka pe. Dutumiwe mu ihuriro rizatangira tariki ya 13 z'ukwa 9 2025 isaa 6 z'amanywa rigasoza ku gicamunsi cy'itariki 14 z'ukwa 9 isaa 9 n'igice. Iminsi 2 yose. Ariko si n'abakominotere cyangwa abagatolika gusa? Oya da, ni umuntu wese utarashaka aho ari hose mu Rwanda. Nta dini bavuze, upfa kuba uri ingaragu. Ikirenze noneho rero abazava kure babateguriye n'amacumbi. Niba ari ibyo rero reka ntumire ba basore bo kwa Tadeyo. Icyo utagomba kwibagirwa ari uturuka kure cyangwa utuye i Kigali, twese dusabwa kwiyandikisha mbere y'itariki 10 z'ukwezi kwa 9 2025. Ngiye kubwira abo kwa Nyesi. Nibyo rwose, reka dukenyere dukomeze tugeze hose iyo nkuru nka Pawulo mutagatifu. Reka tubatumire dusangire ibyiza bya Nyagasani muri iyi yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze. Rungano sugira rungano mwibuke mwizihiwe.